reka mbabwire icyifuzo twari tugiye gusengera. Ni byiza tuza turirimba ariko tunasenge, siko? Icyifuzo nyamukuru nari ngiye kubabwira, nabwiye Uwitekanye nta mugisha mfite atari wowe. Bwana Yesu asifiwe. Uyu ni Dawidi wabihamyaga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hano muri ibyo naravuze ngo yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Rwanda ayumira muri Yesu aramuduha. Amen. Imigisha yose iri muri Kristo, yose. Undi mugisha uba uretse kumenya n'umugisha akenshi tuza kwikubita imbere y'Imana tukavuga ngo Mana ngirira gutya, ariko ni gakeya usenga ubwira Imana ngo Mana umpe kukumenya by'ukuri. Umugabo umwe yigeze kwigisha umwana we kwizera mutoya, aramufata amushyira hejuru y'imeza, amuhagarika hejuru y'imeza. Amare aramubwira ngo mwana wanje azanye amatara yose, aramubwira ngo simbuka. Umwana yamagira burya yabasimbuka, ise aramufata aramubwira ngo yewe mwana niki gitumye usimbuka ntata wowe? Yamubwira ngo uri papa nari nzi ko uhari. Bwana Yesu asifiwe. Natwe Imana ikeneye ko tuyizera muri ubwo buryo. Akantu kose ugiye gusenga, ugiye kugura ikaramu, ugiye kugura imyenda, ugiye kugura inkweto, Mana ni wowe. Mbere yuko nzi ko ufite ubushobozi wabikora, ariko ubanza Imana imbere. Imana ikeneye ko tugirira icyizere muri ubwo buryo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibyo nunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye bicane mu kuri kw'Imana, ariko dusenge ngo Mana ujye kumuhanga amaso ku gato n'akanini. Tumuhanga amaso cyane. Mana nyiri ubuhewe, Imana ishobora byose. Yesu muhanza ugiye gukiranuka kuzuye,
anasifiwe. Ni ukuri niba twaramenye Imana. Bene data twagira ibiganiro binini cyane. Gubwa neza. Muzamureka tugaragaze Kristo ahantu hose turi. Aho mwese muzakora buri munsi. Yes. Tukaza twisanisha n'isi. Niba uri Kristo wamenye Imana, umuco kuko ijambo rivuga umuco. Avuge ngo yari mu Kristo. Amen. Hallelujah. Yes, ashimwe. Hallelujah. Amen. Ntabwo mwatse gahunda ariko harabuze ngo tugiye gusenga dusaba kumara amazi. Ariko nanone umwumve ikintu neza. Hamara amazi umuntu wagezemo. Ndashaka kuvuga niba ari umuntu uri hano ukaba warasubiye inyuma udasengera umeze nka wabona umuntu ashobora kwisiga atoza. Yego ushobora kuba warasubiye inyuma cyangwa se utaranamwakira Yesu. Ntibigutere isoni n'ukuri. Uze wemere uce bugufi wakire Yesu, wemere Yesu, ntushake n'utubwira ibyo ubona. Ariko ntutahe gutyo. Amajwi yongorera n'andi bimwe navuga ntihagire irindi jwi rikuganza. Wumvire ijwi ry'Imana. Ariko kugira ngo tuze gusenga ariko usenge nawe urimo usebe kumwegurira ariko wogezemo. Ya nicyo navuga. Niba hari n'ukuri yawe yatanga ntibiteye isoni. Yego. Muri ibyo bihamije avuga ngo nta soni mfite uretse ibyaha byanjye tubwire Imana iduha imbaraga zo kumaramaza duhabwe Kristo muri byose. Apana kuzaza ugera mu bataramumenya ngo wamusa nawe wisanishe nawe. Bazabakubona babone ko utari mugenzi wabo mu kazi. Ndababwira kano kantu. Umunsi umwe ndi mu kazi umuntu umwe abura agafunguzo gasanzwe. Umwe aravuga ngo ni akajagari. Abandi bamwe batsimbara ngo reka ntibishoboka ngo tuba niba bakora twagafunguzo kawe mu buhe buryo wanezezwa. Hari ukuntu abantu baza bakubona bakakubona nk'Imana utaranavuga utarakora utaragira icyo uvuga bakakubona nk'Imana wanezezwa. Ibyo ni by'Imana dushakaho. Imigendere yawe, imyambarire yawe, imivugire yawe, imikorere yawe ikavuga ubutumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukuri wa mugore yizeye Yesu gusa aravuga ngo nikora gusa no kumwenda wiwe ndakira. Bwana Yesu asifiwe. Urebe wawe umesi umusore bwawe umesi ibitaraza imejejwe
amasengesho dusenga Imana igire neza imitima yacu, duhe imbaraga zo kwaka, tukurikire abari mu mwijima, twake tumaramaze muri byose. Bana muri byose mu izina rya Yesu tugiye gusenga ikindi cyifuzo